uzajya mu bapfumu wamaguye mu bapfumu kwera ko umuterwa n'ibyo ariko bagiye kuryamana na Tamari noneho Abusalomu azajyana abagore bawe izo ni ingaruka zica izo ni ingaruka zica najya nkubwire hungu udapfa va mu byaha reka ibyaha kuko nyuma y'ibyaha uzahura n'ingaruka urasakora cyane hane ariko burya menya ko gukora icyaha Imana izakubabarira ariko ingaruka z'icyaha uzazirengera Imana ntabwo izaze gufashamo imbuka y'icyaha ya mbere babayeho icyaha mbere ngo babayeho bihisha Shuma ngo ikoze icyaha ingaruka ya mbere nukubaho wihisha ingaruka ngushize muri Edeni kugira ngo uzayibonere mu munezero ariko Imana izamaga andi magambo avuga ngo uzarya ruko wihisha kuya umuntu nagutanga uzamumena agatwi nawe n'umutanga uzamurya agatsenseno nurangiza Imana avuga ngo wa mugabo uzarya wihisha kuya kandi Imana yari yavuze ngo ya murakoze Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Iyi ni channel ya Yesu Niwe Nzira TV. Mbahaye ikaze na karibu aya masaha ku bantu bari hanze y'u Rwanda, bari mu Rwanda, bari ku migabane itandukanye ya Aziya, ku migabane y'Uburayi, ku migabane ya Afrika. Mwese mbahaye ikaze na karibu kuri channel ya Yesu Niwe Nzira TV. Rero ndabakunda cyane mu izina rya Yesu. Uko mubizi mumenyereye ko nzana ijambo ry'Imana tukarigana twese tugasenga tukweme cyifuzo mureke dutangiye dusenga Imana ubundi twumva iki Imana edushaka mu izina rya Yesu. Imana yacu Imana ikomeye, Imana nziza, Imana nyir'ubutware, Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera, giti cy'inganza marombe sambe taramba gakinga kama kubuguga magumugaro. Aya masanda gushimiye ngo nubane natwe muri kiganiro giye gutangira kandi zo gusoza ya natwe bana tujye kubana duhana umugisha mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Mureke tuvuge kuri iri jambo riri hano mu gitabo cy'itangiriro ibice ni bitatu murongo waho wa 22. Haravuga ngo Uwiteka Imana iravuga iti dore uyu muntu ahindutse nk'imwe yo muri twe kubwo kumenya icyiza n'ikibi none atarambura ukuboko agasoroma no ku giti cy'ubugingo akarya akarama iteka ryose. Nicyo cyatumye Uwiteka Imana imwirukana muri yangobyi muri Edeni kugira ngo ahinge ubutaka yavuyemo. Nuko yirukana uwo muntu kandi mu ruhande rw'iyo ngobyi yo muri Edeni rwerekeye iburasirazuba ishyiraho abakerubi n'inkota yaka umuriro izenguruka impande zose ngo ibuze inzira ijya kuri cya giti cy'ubugingo. Mwakeneze ijambo ry'Imana. Ndabashimiye mu izina rya Yesu. Iki ni cyagiye cy'umugabo witwaga Adamu na Eva. Bibiliya tubwira ngo Imana yabashyize muri Edeni ibakunze. Yari izi ko abo bantu bazaba muri Edeni bagakorera Edeni bakayituramo. Niyo ngo Edeni yari amata n'ubuki, mbese Edeni yari irimo imbuto. Ntabwo Imana yari iremeye umuntu kugira ngo aze kuruha, ahubwo yari iremeye umuntu kugira ngo aze mu byishimo, yishimire Umwami Imana, abane n'Imana iteka ryose. Niyo ngo aba bantu Adamu na Eva nubwo Imana yari baremye ngo baze mu ngobyi ya Edeni, ntabwo Imana yarivuze ngo baze mu mubabaro, ahubwo yarivuze ngo baze ko mu buzima bw'ibyishimo, mu buzima bw'umunezero. Ahubwo uyu mubabaro Imana bavuga ngo nimuramuka muriye ku giti kimenyesha ibyiza n'ibibi no gupfa muzapfa. Impamvu Imana babwiye ngo no gupfa muzapfa niye mpamvu. Ngo yari babwiye ngo nibarya kuri iki giti bazaba bapfuye mu buryo bw'umwuka, bazaba bapfuye mu buryo bw'umwuka. Ayiwe bazapfa mu buryo bw'umwuka kandi ibyago n'amakuba bizabakomangira. Byo ngo Imana impamvu ihamagara umuntu wayo, impamvu ibwiye umuntu ngo naze kuri yo ni ukugira ngo imuvane mu mubabaro n'ibyago n'amakuba, kugira ngo imuvane mu gahinda imwinjize mu munezero. Uyu mugabo ngo Satani aza kubagendera abashuka. Amajije kubashuka biravuze ngo iki? Iravuze ngo nuko akimara kubashuka Satani
ngarazabaga ngo muriye kuri kiriya giti kimenyesha ibyiza n'ibibi, mwagira ubwenge nk'ubw'Imana. ngo impamvu abantu bakora ibyaha hari Satani ushuka abantu, impamvu abantu bari gusambana nuko hari Satani ushuka abantu. Rero narize ijambo rivuga ngo ingaruka z'icyaha ni zombi kurusha icyaha. Adamu na Eva bakimara kukirya, Imana avuga ngo none wanzoka we, uyu mwana w'umuntu nagutanga uzamumena agatwi, nawe numutanga uzamurya agatsinsino, nurangiza Imana avuga ngo wa mugabo we uzarya wiyusha kuya. Kandi Imana yari yavuze ngo ngushize muri Edeni kugira ngo uzabonere mu munezero, ariko Imana izamaga andi magambo avuga ngo uzarya ruko wisha kuya. Ngo uyu muntu amaze gukora icyaha, iyo umuntu avuye mu bumana, iyo umuntu aretse Imana, iyo umuntu ataye Imana, abaho yihebye, abaho afite agahinda, abaho afite umubabaro. Ngo kuba mu Mana ni umunezero, kuba mu Mana ni ibyishimo, kuba mu Mana harimo ubuzima, kuba mu Mana harimo kugubwa neza. Adamu na Eva bakimara gukora iki cyaha, ngo wumva Imana barihisha. ngo iyo umaze gukora icyaha nta kindi bavuye mu bwiza bw'Imana, bavuye aho Imana ivugira, bavuye aho Imana itangira iremera imirimo itangaza, bavuye mu mashimwe y'Imana. Birangije ngo barihisha. Bakimara kwihisha, umva ingaruka y'icyaha ya mbere babayeho. Icya mbere ngo babayeho bihisha. Ngo ikoze icyaha, ingaruka ya mbere ni ukubaho wihisha. Ingaruka ya kabiri bakoze, ingaruka ya kabiri baje bakimara gukora icyaha, ngo babayeho bababaye. Umugabo ngabaho ngazarya ruko yisha kuye. Iyo ni ingaruka ya kabiri, umugabo azarya ruko yisha kuye. Ingaruka ya gatatu bageze ngo umugore azabyara ngababaye. Ngo icyaha ntabwo kikiri kibi, kuko ahubwo ingaruka z'icyaha barakoreka. Mbabwire wowe nkurikiranye amasaha, wowe wari nkurikiranye kuri izi kamera, ingaruka z'icyaha ni zombi kurusha icyaha. Kuko reka nkubwire icya mbere, wica umuntu waza imbere Imana ikaguha ati ndakubabariye, ariko ntabwo bikuraho kuri buze gufunga. Uragenda ugafungwa bitewe nuko wishe umuntu, ariko Imana iba yakubabariye. Izo ni ingaruka z'icyaha. Uriba wamara kwiba ukaguca ukuboko, waza imbere y'Imana ikakubwira ati ndakubabariye mwana wanjye, ariko nta kuboko ufite baraguciye, uzahora ufite icyo gihanda cy'uko baguciye ukuboko. Iyo ni ingaruka y'icyaha. Nayo ngo mbabwire bene data, mwebwe mukuvuga ngo nzakora icyaha nihane, ariko burya menya ko gukora icyaha Imana izakubabarira, ariko ingaruka z'icyaha uzazirengera. Imana ntabwo izazigufashamo. Umvaje ubundi anga mugabo twa Dawidi. Mugabo twa Dawidi ngaje gufata umugabo wa Uriya, ngo Uriya yagiye ku rugamba ngo yicisha Uriya, amaze kumwicisha Imana ngo ngaze imbere y'Imana amubwira ati ndakubabariye ko umwana wabyaranye na mukawuriye ntabwo uze gutuma dapfa. Kandi n'ikindi umva ingaruka zigiye kuza z'icyaha. Umusore wawe twa Bunoni bagiye kuryamana na Tamari, noneho Abusalomu azajyana abagore bawe. Izo ni ingaruka z'icyaha. Izo ni ingaruka z'icyaha. Najya nkubwire, hunga udapfa, va mu byaha, reka ibyaha, kuko nyuma y'ibyaha uzahura n'ingaruka. Urasambana, yego nibyo Imana ikakubara, ikaza kuvuga ati ndakubariye mwana wanjye, ariko si uzakuramo, uzayihamana, uzayirengera. Izo ni ingaruka z'icyaha. Nayo ngo mbabwire ku ngaruka z'icyaha, mbese ibyaha ingaruka ziteza. Ujya mu bapfumu, wamara kujya mu bapfumu kwera kaguha umuti yegwa n'ibyo, ariko ukimara kujya mu bapfumu uzaze uvuge ngo Imana imbabarire kujya mu bapfumu, ariko abapfumu uzaye bakora kuri ya miti yabo ubura amahoro. Izo ni ingaruka z'icyaha. Najya ngo mbabwire mureke twihanire, kureka tureke ibyaha. Imana banga uyu muntu ngo mbonye uyu muntu, mbonye umuntu amaze kumenya icyiza n'ikibi, kugira ngo ataza kurya no kurura buto rw'ubugingo, reka tumukure muri Edeni tumushyire hanze ya Edeni. Imana ngikura uyu muntu muri Edeni. Edeni yari yaremeye umuntu yimukuramo bitewe n'icyaha. Ngo imaze gukora icyaha, Imana mbese ubusubiye inyuma mu buryo bw'umwuka, ubusubiye inyuma mu masezerano, urongera gatangira bundi bushaje. Tugiye gusenga Imana nkubwira ngo mwene data nkurarika nkwinginga kugira ngo uve mu byaha, kuko nta cyiza cyo mu byaha, nta cyiza cyo mu byaha, mbese Satani ahemba nabi. Nari nkwinginze rero kugira ngo uve mu byaha, ureke ibyaha, wihanire kureka, utinye icyaha n'igisa nacyo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Reka ibyaha mwene data. Imana isohora umuntu muri Edeni, imusohoramo kubw'icyaha.
umva ingaruka ya mbere bahuye nayo. Imana iravuga ngo muzabaho mwishakuye, muzabaho mubabaye. Reka mbabwire ingaruka z'icyaha nimbi. Erega baratubwira ngo ntidutinye ibyaha, ariko utinya n'ingaruka. Menya ko ingaruka arizo mbi kurusha icyaha. Menya ko ingaruka arizo ziryana. Izi ngaruka ziraryana kurusha. Ujya gusambana useka, ukina wishimye, ariko inda ukuyemo, wamara gukuramo inda, rimwe na rimwe utashaka kuyitwita ukayivanamo ugahwana nayo cyangwa se ugapfana nayo, cyangwa se ukayitwita ukazaba ubabaye muri bwa buzima bwose, kuko zira ni ingaruka z'icyaha. Uza gusenga Imana izakubwira ngo ndakubabari, ariko ntabwo bizakuraho ko watwise ugakuramo inda. Ubwo rero mureke turege dutinye icyaha, dutinye n'ingaruka zacyo. Dutinye n'ingaruka zacyo barokore. Mureke dusenga Imana, dutinye ibyaha kandi twumve ko ingaruka z'ibyaha ari zombi. Ingaruka z'ibyaha, ujya mu kabari wishimye, wamara kujya mu kabari wishimye bagakukubita icupa kandi batanze n'ayawe, nubwo uzaza gusenga Imana ivuga ngo ndakubabariye, ariko uzabona cya gisari cyuko bagukubise icupa mu kabari, uzajya ubyibuka uvuga ati cyagesha ndi mu kabari bankubise icupa rimena umutwe, uzajya ubona icyo kintu, iyo nkovu uri aho ngaho. Uzajya mbese, reka mbabwire barokore, mureke dutinye icyaha, ni kuko ingaruka niyiryana kurusha icyaha. Ingaruka z'icyaha, muzi ingaruka z'icyaha ni mbi. Ingaruka z'icyaha ni mbi. Mureke dusenga Imana. Imana ireba umuntu iramugira ngo uyu muntu ubwo yamaze kumera nkatwe, yamaze kumenya icyiza n'ikibi, reka tumukure muri Edeni. Hari abantu Imana yagiye ikura muri Edeni kubw'ibyaha byabo. Hari abantu mbese ndashaka ngo Imana ntabwo yemeye umuntu kugira ngo azababare, ntabwo yemeye umuntu kugira ngo azagira agahinda, ntabwo yemeye umuntu kugira ngo aze arire, ntabwo yemeye umuntu kugira ngo azakodeshe, ahubwo muremeye kuza muremeye ibyishimo. Ahubwo umaze gukora icyaha, ibibazo umaze gukora icyaha, Imana igukura muri Edeni yayo ikagushyira inyuma ya Edeni. Tugiye gusenga Imana. Ese muri iyi minsi uri kugenda n'Imana neza? Uri kwitwara nk'uko Imana ibishaka? Tugiye gusenga. Wumvaga waraguye, wakizwa ugasubira inyuma, mureke dusengane Imana. Imana nziza, Imana nyir'ubutware, Imana ivuga bikaba. Aba ni abantu bamaze gukurikirana ijambo, baravuze ngo nadi wila topene kotala Stefone dra. Hari abihannye kubera bumvisha ingaruka z'icyaha ari zombi. Nyemerera abantu bose ace bugufi aya masaha ubeze kandi batunganye. Mana we, nubwo ijambo ryabaye ngo baragikunda ukuri, ariko nyemerera ukuri kwawe Yesu nikugenda ubusa kandi induru ntigendera ubusa kuri wila dobene kotala Stewinima sharido benema la Stefone kotala Stefone dra. Nabagene neza namaze kumva iri jambo ryawe, kandi uhereye umunsi wa none Uwiteka mbaraga mvajuru zibazaho bakunesha cyane igisa nacyo, mu izina rya Yesu Kristo Nazareti apfa mukazoka. Amen. Nakagaruka. Shalom shalom.